indirimbo yiswe Ton premier regard cyangwa nkigutereraho akajisho. Iri joro ndagenda kandi mbikore nk'uko nsanzwe mbikora muri ya minsi yashize. Yo, ijoro ririjimye kandi mfite urugendo rurerure, ndaba ntwaye mu modoka. Nazaga kukureba kugira ngo njye nawe tumarane akanya bitewe nawe. Niba ntarakerererwa se basi watumye inshuro nje kukureba hazamo itandukaniro. Ndategereza ukinkubita ijisho, ubugingo bwanjye numvishe bumvuyemo. Ukinkubita akajisho, yo, nahise nibwira ko urugendo rwo gushakisha nari ndimo rurangiye. Urumuri ruri imbere n'umuhanda mbona imbere yanjye, ndabona byoroshye kubera wowe. No mu gihu gitoya mu gicu, ndabona ubuzima bwanjye buzamo urumuri. Abo kano kanya kubw'amahirwe ndabona bitari bumere nka mbere. Aka kanya ndashaka kwizera ko iri riri bube iherezo ryo gukomeza kugutegereza bya nyabyo. Ukinkubita ijisho, yo, amaso yawe yaraje ashyira urumuri mu bugingo bwanjye. Ukinkubita ijisho, icyo gihe nahise mbona ifoto mu maso yanjye. Ukinkubita akajisho, ati nkigukubita ijisho, ati nibwiye ko ibyanjye birangiye. Ati nta magambo ubu nakoresha kubera ko ibi biguma byarandenze ubushobozi. Ati kugukubita ijisho bwa mbere atakinkubita ijisho. Ako kanya nahise mbona byose byahindutse, njye nitwa Proctor. Ati nkimukubita ijisho nahise mvuga nti reka ndekere aho kugenda urugendo ndusubikire hano. Ati mbere ya mbere nkimurenguka, mbese muri make njye nitwa Proctor. Nizere kuri bukore subscribe ukanadufollowinga kuri TikTok yitwa Entertainment.